Tugiye kurebera hamwe akamaro ko kubabarira. Ese ni ibihe byiza byo kubabarira? Tutagize umwuka w'Imana, nta bumwe bwabaho mu muryango. Niba umugore afite umwuka wa Kristo, azavugana ubwitonzi, azategeka ibyiyumviro bye, azaganduka, nta gitekerezo na gito kizamuvamo ko ari imbata, ahubwo aziyumvamo ko ari umufasha w'umugabo we. Niba umugabo ari umugaragu w'Imana, ntazigera akamana imbere y'umugore we. Ntazigera akamana imbere y'umugore we. Ntazaba uwikakaza cyangwa utwaza igitugu. Ntituzakenera gushishikarizwa no kwigishwa kugira urukundo mu rugo, kuko niba umwuka w'Imana ahari, urugo ruzahinduka igishushanyo cy'ijuru. Umwe nakora ifuti, undi azamubabarira mu buryo bwa gikristo, kandi ntazamutererana. Yaba umugabo cyangwa umugore, ntawe ugomba kuyoboza mugenzi w'igitugu. Ntihakagire uhatira undi kuyobora ibyifuzo bye. Niko muzabungabunga urukundo rwanyu, kandi mube beza. Mwihangane, mwisanzuraneho, mukundane, kandi mugirirane urugwiro. Kubwo gufashwa n'Imana, mushobora kunezezanya mukurikije amasezerano mwagiranye ku munsi w'ubukwe bwanyu. Wakwibaza ngo ni gute wakwiga guhahirana? Mu mibereho y'abashyingiranywe, rimwe na rimwe abagabo n'abagore bitwara nk'abana barezwe nabi. Umugabo ashaka bumwe mu buryo, n'umugore nawe agashaka ubwe. Ntihagire n'umwe wumva undi. Bene ibyo bizana umubabaro ukomeye cyane. Bombi, umugabo n'umugore, bakwiriye kwemera kumvikana mu buryo bakora cyangwa se batekereza. Ntibishoboka ko banezezwa mu gihe bombi bagikomeje kwikorera uko bishakiye, hatabayeho kwigishwa n'ubuntu no kwicisha bugufi kw'abakristo. Abagabo n'abagore bazagira intekerezo zihubuka kandi zidatekereza neza. Ubushake bwabo bukomeye kandi butagira ikinyabupfura buzifuza kuyobora. Byaba byiza guhora kwigisha aya magambo ya Pawulo agira ati: nkiri umwana muto navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, nkibwira nk'umwana muto, ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Nkwibutsa ko niba uri mushya, wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro nk'ibi biba bitambuka kuri iyi channel.
inama ku muryango urimo amakimbirane. Intekerezo zawe ziranduye. Igihe wafashe ibirindiro wirengagiza kugenzura neza ibibazo kandi nanone ku giciro cy'uko ubibona, ntiwita ku ngaruka zizakomoka muri uko kutava ku izima kwawe. Wibuka ibitekerezo byawe mu gihe uri gusenga no mu gihe muri kuganira kandi uzi ko umugore wawe mutabyumva kimwe. Aho kwita ku byiyumviro by'umugore wawe no kwirinda kuvuga ibyerekeranye ibyo mudahurizaho, nk'uko umugabo wese wiyubaha aba agomba kubikora. Ntimutinya kuganira ibyo mudahuriyeho kandi mugakomeza kubivuga no kubiburanaho mutitaye ku babazengurutse. Mwibwira ko abandi badafite uburenganzira bwo kureba ibintu bihabanye n'uko mwabibonye. Izo mbuto ntabwo zakwera ku giti cya gikristo. Mwene data nawe murumuna wanjye, nimukingurire urugi rw'umutima rwakira Yesu. Nimumurarikire kuza mu rusengero rw'umutima. Nimufatanye kunesha inkomyi zose ziza mu mibereho y'abashyingiranywe. Muzagwana intambara ikomeye kugira ngo mubone kunesha umwanzi wanyu Satani. Niba mwiringiye ko Imana ibatabara muri iyo ntambara, mukwiriye gushyira hamwe mwembi mukagambirira kunesha, mugashyira rutangira ku minwa yanyu, mwe kugira amagambo mabi muvuga, ndetse n'ubwo mwaba mukwiriye kwikubita agashyi, nubwo mwaba mukwiriye kwikubita hasi mukaboroga muti, Uwiteka cyaha umwanzi w'ubugingo bwanjye. Kristo azazana muri buri mutima ubumwe. Ubushake bw'Imana nibwumvigwa, umugabo n'umugore bazubahana kandi bagaragaze urukundo no kwiringirana. Ibishobora byose kurogoya amahoro n'ubumwe bw'umuryango bigomba gutabwa kure. Ubugwaneza n'urukundo bigomba kwimakazwa ubudatuza. Ugaragaza umwuka w'ubugwaneza n'uw'imbabazi n'urukundo azavumbura ko uwo mwuka ugaragara kuri we. Mu rugo aho umwuka w'Imana uzaganza, ntihabaho kunanirana kw'imico y'abashyingiranywe. Igihe Kristo we byiringiro by'ubwiza atwarira mu mitima yabo, ubumwe n'urukundo biziganza muri urwo rugo. Umutima w'umugore Kristo atuyemo azagirana ubumwe bushyitse n'umutima w'umugabo Kristo aturuyemo.
bazakorera hamwe ibyo bashoboye kugira ngo bazemererwe kwinjira mu mazu Kristo yagiriye gutegurira abamukunda bose. Ndagushimiye wowe twabanye, wowe tugeranye kuri aya masaha. Nkwibutsa ko gukora subscribe rwose uba ukoze umurimo mwinshi munini, kandi uba uteje imbere umurimo w'Imana. Niba wumva guteza umurimo w'Imana nawe ubifitemo ubushake, wakora subscribe. Reka ngushimire, tuzahure muri video y'ubutaha. Murakoze.